nimba hanze hariho abantu batizera ngafata video yanjye nkayishyira kuri stati niyo twavugaga turavuga ngo ikintu cyose kija kuri stati kirakurepresenta cyangwa se kigaragaza uriwe ibyo utekereza uwo mwanya. Umunyabwenge ndavuze ngo umushonji ngo arota arya ibyo kurya. Kuki nimba mfata stati yanjye nkayishyiraho tuvuge ntitwatwumvikana twari dusanzwe tuvuga rumwe turabira ariko uyu munsi tuba tuvugana bitewe n'impamvu runaka ku giti cyanje jewe nzi nawe uzi cyangwa se wowe ugasanga wenda ndakurenganya ntabyo uzi wowe uko ubyumva urabyumva ukwawe urumva. Imana yaduhaye amaso yo kubona iduha amatwi yo kumva ikiruta byose yaduhaye ubwenge bwo kugosora sibyo mu byo wumva ese ibi numvishije bimfitiye akahe kamaro biranyungura iki sibyo biranyungura ko nabonye kuko ibyo ubona byose siko ubishima cyane kandi akanwa kawe kugira ngo kihutire guca urubanza ngo uvuga ngo byose nkundanya naka uramwanga gute waremye ni bangahe waremye kugira ngo wanguriye muntu cyane. So dusubiye inyuma mu rubyiruko ndibaza yuko kiriya gisirimba cyageze kure kandi biriya byose njyewe singa yabari abasore kuko nabonye bamwe bandika ngo baragaya abashumba abandi ngo baragaya ngo iriya torero ngo umuyobozi w'iriya torero si umuyobozi oya ntabwo ari n'umushumba ntabwo ari n'abashumba. Pasiteri ntabwo yabwiye abasore ngo muhaguruke mugende mwambure ba nyogosenga impande yego ahari urashobora no gusanga pasiteri nawe bari mu munezero. Hari ahantu waruvuze ngo icyagutangaje muri bariya basore niki bo ikintu cyantangaje nari sa n'uwabivuzeho mbere buriya ni ukugira ngo abasore bave hariya bambure ababyeyi cyangwa se abamama cyangwa se abadamu abagore babavanemo igitenge. Buriya nicyo kintu jewe cyantangaje kugira ngo ukuremo umugore igitenge aze utangire nawe ucifubike cyangwa se ucishireho utangire ubyine umugore si uwawe ntumuzi yewe nubwo waba umuzi tuvuge kuko wenda banaziranye ariko umugore kugira ngo umwambure igitenge nutangira ucifubike biriya ni ibintu bibi cyane. Ikintu cyose tugomba kuyoborwa n'umwuka kandi umwuka ni umushorera ni umushorera niwo utugadinga ibyo tugomba gukora. Ntabwo ikintu cyose umwuka ndiyo hari ukuntu iyo dusenga hari ukuntu wenda umwuka kubwira ngo fata igitenge tugisengere wenda hari ikintu runaka ibyo birashoboka ariko icyo gihe naho tugenda ngo ushikure umugore igitenge uragenda ukamubwira Imana yambwiye ngo kino gitenge tugisengere ibyo birashoboka ariko ntabwo barimo basengera igitenge. Kandi burya igisirimba nidukomeza kugikoresha nabi kizaroha kigire gute gite valere niho nababwiye ati burya ikintu cyose ciza n'amata ni meza ariko amata yagiyemo akantu ibintu byose birangirika amatura yamena. Rero mu by'ukuri bariya basore biriya bintu bakora n'abandi bose bagiye bakora nko kuvuga ngo bafite umupanga bafite ibindi bintu imihoro uko barabyina bayifite biriya bintu ni bibi cyane. Rero bagomba kugaruka kandi mu by'ukuri ikibazo gihari Satani yarateye ntabwo abantu berekana ibyiza muri ariya materaniro buriya ariya materaniro yari ameze neza ariko baragiye bafasha agace gatoya barakanifuye niko bagiye mu bantu. Nicyo kikwereka ko Satani akorera mu bintu byinshi. Noneho hari ukuntu waruvuze ngo abantu bafata uduce tuvuge mu materaniro
muri ririya teraniro ryabaye hariho abakize ibikomere bari bafite, hariho abakize indwara bari bafite, kandi kiriya ndibaza yuko kariya k'amasegonde, ngira ngo ni amasegonde, ntabwo ariko konyine kabaye muri kiriya giterane. Habayemo gushima, habayemo kuririmba, habayemo kuramya, habayemo ijambo ry'Imana. Kuki batazanye ijambo ry'Imana? Kuki bagiye gufata kariya kavideo k'igice? Ikindi nari mvuze ngo biravana n'umuntu. Reka tuvuge yuko nimba hanze hari abo twita abapagani, abatizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ngira ngo nibo abapagani. Nimba hanze hariho abantu batizera, ngafata video yanjye nkayishyira kuri stati, niyo twavugaga turavuga ngo ikintu cyose kija kuri stati kirakurepresenta cyangwa se kigaragaza uriwe, ibyo utekereza uwo mwanya. Umunyabwenge ndavuze ngo umushonji ngo arota ariya ibyo kurya. Kuki nimba mfata stati yanjye nkayishyiraho, tuvuge ntitwari twumvikana, twari dusanzwe tuvuga rumwe turabira, ariko uyu munsi tuba tuvugana bitewe n'impamvu runaka, ku giti cyanjye njyewe nzi nawe uzi, cyangwa se wowe ugasanga wenda ndakurenganya ntabyo uzi. Kuki dufata ya kote negative cyangwa se hamwe wasitaye akaba ariho nerekana? Mu gihe usanga no muri kinyejana tugezemo, reka nyine watuzaniye WhatsApp niba twiciye ibintu byose cyangwa se social media, ibyo twita social media. Ega n'ubundi abantu social media bayishizemo nabi, ariko biravana n'ibyo uyikoreraho cyane, kandi telefone niwo wiyishura, nyine wakagombye gukoreraho ibyo ushaka kuko niwo wiyishura, ariko ibyo wereka abandi si ngombwa. Tuvuge wenda nimba mfashe twakoroganye ntituvuga rumwe, ngashira akavideo k'amaganya, kugira ngo ndabizi yuko ufite nimero zanje za contact, ndaza gukureba, uraza gukubitaho, kandi nukubitaho kuko ibyo twavuganye urahita ubimenya. Yego. Kuki ngusesereza? Kuki ndafata wa mwanya wo gushaka video nje guhanantura iriya? Kuki ndafata uwo mwanya ngo mvuga ati yewe noneho icyo dupfana kiraruta icyo dupfa? Yego. Warankoshereje cyangwa se wancumuyeho, ibyo wakoze sinabyemeye, sibyo? Ibyo ngibyo ndumva yuko ari byo byakagombye kubaka relationship. Reka noneho dutibuke mu ijambo nyine, mfashe video yo mu itorero runaka, watasinza n'abakurikirana kuri YouTube, niho ibintu byinshi bije. Fashe ya video runaka pasiteri ahateshaguzwa, cyangwa se guteshaguzwa n'ibisanzwe cyane, ariko ijambo guteshaguzwa mu kinyamurenge ntirikwiye kuvuga, kuko guteshaguzwa hari ukuntu risobanuye. Hari batekereza yuko guteshaguzwa ari nko gushaka kuvuga ijambo ariko ukarivuga amafuti, ariko guteshaguzwa ni nk'amagambo wavuze ariko agata agaciro, ntafite agaciro ku muntu wayumvishije, sibyo? Nimba pasiteri reka nkoreshe gusobaganya, nicyo kinyamurenge cyumvikana. Gusobaganya ni igihe wakoze ikintu utakigambiriye, ariko wari ushatse gukora ikindi. Nimba umuntu yasitaye agakora icyo atakagombye gukora, kuki aricyo mfata kurusha ibindi? Wowe urabitekereza? Noneho tumenye kuko nka biriya waruvuze ati umuntu watuzaniye social media niyo wagize nabi. Ubu ngubu satani karakora mu nzira nyinshi. Duhereye kuri biriya twarimo tuvuga by'abariya basore, ni ukuvuga ngo icyo kwereka indi saha nyuma ya biriya bintu, kuriya hari ibintu bari barimo by'ibitangaza, bagize amateraniro meza, ariko kubera satani yinjiriye mu bantu, abantu bagatangira bagasebanya. Wenda kandi kuriya gusebanya, reka nguheze ikintu kimwe, urugero. Abantu bose bagira amakosa, ariko ikibazo ni uko ureba rya kosa uriya muntu yakoze uwo munsi, ariko nturebe ibyiza yoba yarakoze.
ni ririya jambo twarimo tuvuga ngo Yesu igihe yasanze wa mudamu barimo baje kumutera, bamuzaniye umugore wasambanye, barimo baje kumutera amabuye, Yesu we ntabwo yarebye wa mudamu, Yesu yarebye bajye bari bamuzengurutse, aravuga ngo atese ko muraja kumutera amabuye, muri mwebwe ntawe utarakora icaha, bose basubiyeyo birukanga. Bivuga ngo n'abariya bahungu bagize amakosa, ariko nanone ntabwo tugomba kurebera gusa kuri ariya makosa, hariho ibindi bintu byiza bakoze. D'abord ni n'abakristo, icyo nacyo ugomba kukibashimira. Ntabwo ari abanywi b'inzoga, ntabwo bagenda nabi, ni abakristo. Iyo niyo point. Ibindi bisigaye ni ukubahugura, ni ukubahugura. Noneho nk'icyo wari uvuze, ubu social media yabaye ikindi kintu kibi, ugasanga abantu uko barasebanye, bakagombye kubireka. Ahubwo nidufate ijambo rizima, nidufate ruya rusengero rwari rurimo abapastori, rwari rurimo abavugabutumwa, ahubwo nitubanze turebe biriya bintu byiza byakorewemo, hanyuma haze kuza kino kintu. Ariko ibyo bintu abantu ntibakireba ubu ngubu, ibyo ntibikirebwa ubu ngubu, ni ikosa gusa. Habe naha muri iki kiganiro uko nituja kurangiza hakaba kantu gatoya umwe avuga, kajya gakosa niko kagenda baragakura. Bo simbizi ariko ntako. Rero mu by'ukuri bareke kugenda abantu mu makosa gusa, ahubwo tugaruke no mu byiza. Kandi nariya status abantu bakoresha, dushireho ibintu bizima, ibintu byubaka, amagambo meza yubaka, amagambo afasha abantu. Ariko nushiraho amaganya, buriya njewe iyo ndeba stati y'umuntu nzamenye uko ateye iteka. Hari ibintu byakera njewe bamwe nigeze mbabwira, kababwira umuntu akandika ibintu by'amaganya, cyangwa se zo kuvuga ngo tuzabica, agashirebo ngo tuzaba, ngo nibagira ucyo ngo tuzabamara, kamwata ariko amwandikira ku ruhande, ariko ufite ibibazo nyabaki. Abenshi bagi babicikaho. Ibintu by'amaganya, byo kurira, byo kuboroga, byo kurogana, kandi uzi igitabo, biriya bintu ubishira gute mu mutima wawe? Ndibaza yuko ni rya jambo rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Yes. Sibyo? Nimba hari ico njewe, kandi bizabivanaga n'ibyo umuntu yiriwe atekereza cyangwa se ibintu urimo. Noneho niyo nakubwiye ngo njewe nagiriwe amahirwe, ngira umubyeyi data umzara, yego, cyane cyane akoresha ijisho, ntakoresha akanwa, abacecetse, arakwitegereza. Noneho yamara kukwitegereza, icyo wakoze nimba hariho ikosa, ntazayihutira kubwira, aza kubwira ati nshaka ko tuzabonana. Kandi ndibaza yuko no muri community niko ateye. Noneho iwe akabanza akakuganiriza, akabanza akakwereka ko rya kosa wakoze, iwe akabanza kukwereka uburyo, akari gusobanurira. Noneho impamvu izibera, abenshi ntibazasobanukirwa cyangwa se ntibazasobanurirwa amakosa yawe. Tuvuze wenda nk'ubu nyine nza nkubwira ngo waparitse nabi, kurumva aho ngaho kakubwira ngo ntuzi gutwara imodoka, aho kukubwira ati yewe uko waparitse aha ni mu bimuga, cyangwa aha waparitse muri iri yinga ntabwo bahaparika. Ariko ngaza ngo ntuzi gutwara imodoka, warayivukanye se? Sibyo. So noneho iyo abantu bareba, ukareba ikosa kuruta igisubizo, niho hajya umwarimu aja kwandikira akamareba gusa ikosa, ariko ntarebe ama equation. Yego. Noneho abantu bacu baragoye, kandi bagoye mu mafuti. Ndibaza yuko bene wacu muratubabarira, kuko iki ni ikiganiro, ntabwo twirasiriye umuco cyangwa se ngo twirasire umuntu runaka. Iyo abantu bakora ikiganiro, umuntu aba afite imyumvire itandukanye, cyangwa se opinion cyangwa se uko abyumva, kuko turavuga uko tubyumva, nawe uzakora uko ubyumva. Kandi nushima, nimba nunagaya, andika muri comment. Yego, haco bitwaye no gukubita ati, ukandika ati ikiganiro ni ciza, ikiganiro ni kibi, ntawe
tuzaja gutaha impande ngo yavuze nabi. biterwa n'imyumvire y'umuntu. Hari umuntu wavuze ngo iyo ngo ntazahuza ngo n'uwabo ngo kuko ngo agira imitekerereze mibi, ndamubwira ati oya siko bizabimera. Wowe uko ubyumva urabyumva ukwawe, urumva. Imana yaduhaye amaso yo kubona, iduha amatwi yo kumva, ikiruta byose yaduhaye ubwenge bwo kugosora, sibyo? Mu byo wumva ese ibi numvishije bimfitiye akahe kamaro, biranyungura iki, sibyo? Biranyungura ko nabonye, kuko ibyo ubona byose siko ubishima cyane. Kandi akanwa kawe kugira ngo kihutire guca urubanza ngo uvuga ngo byose nkunda nyanaka, uramwanga gute? Waremye ni bangahe waremye kugira ngo wange uriya muntu cyane. So dusubiye inyuma mu rubyiruko, ndibaza yuko kiriya gisirimba cyageze kure, kandi biriya byose njyewe singaya bariya basore, kuko nabonye bamwe bandika ngo baragaya abashumba, abandi ngo baragaya ngo iriya torero, ngo umuyobozi w'iriya torero si umuyobozi. Oya, ntabwo ari n'umushumba, ntabwo ari n'abashumba. Pasiteri ntabwo yabwiye abasore ngo muhaguruke mugende mwambure ba nyogosenga impande. Yego, ahari urashobora no gusanga pasiteri nawe bari mu munezero, kuko sinohaguruka hano ngo mbwire umugore runaka ngo mpeze urwo rupande, nta kintu cyabaye hariya rwose. Hariya hagomba kubanza kuba hari akantu, kuko twese tutadushiramo igisirimba hano tukanezerwa, ukumva nyine hariho atmosfere nziza, cya kirere rero cyahindutse. Igisigaye rero ni ukugira ngo abantu bikontorore cyane. hari ahantu wakomoje uravuga ngo bimwe byo kwaka abantu amamikorofone, nta kintu kitagira disipurine cyane. Iya ikintu kitagira disipurine nicyo gihe nshobora no kuza nkagukora ku kuboko, kuko nirukira gukora ku kuboko ntabwo Imana twabimenyereye cyane. hariya kuri rutare nahera hahera rwose. nza mbona bene wacu aza akambura ikirato, swati icyo kirato yambuye, turabizi ibirato by'iwacu sibyo, cyangwa se ibirato byose, kugira ngo umuntu wambura ikirato uje ari imbere y'abantu si uko ufite amaguru meza, sibyo? Wenda hari tushaka gukundura hariya, ariko nabiriya byo gusimba ese nk'uwovunikira hariya. Reka dufate ku rugero muri iki gihugu ikintu cyose umuntu wese agomba kuba afite asiranse yo kwivuza cyane, sibyo? Tuvuge uvunikiye hariya, uwavunitse gute? Niki cyatumye usimba kugeza uvunika? Sinkubesha, igisirimba ndagikunda, ariko hari bimwe ndeba nkavuga ati sinzi uko abacu bakizwa. Sinzi uko abacu bakizwa. Iyo ndi kuzuma hari igihe numva nkumva nyine hari ikintu cyahindutse, ariko ntabwo singaya wenda ngo umuntu yirutse. Menya gusa uburyo ukontorora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera naza nabamanukira, azabahindura kuba abana b'Imana kandi azabayobora. Ubwo rero wowe nimba ushaka kuyobora umwuka siko byakagombye kumera. Niko kuvuga ngo wowe wagiye imodoka ni yakagombye gutwara, sibyo? Ariko wowe ni wowe uri inyuma kurayisunika, haya yo zabaye gute? Motere iba yapfuye cyangwa esansi iba yashize. Rero niko bimeze ngo David, bino bintu jewe akenshi iza mbifata ko biterwa n'uko umuntu ateye. Umuntu kwambura urukweto ukagenda n'isereri hariya, umuntu kwambura umudamu ukamwambura igitenge hariya, umuntu kwiruka mu rusengero, yego wakwiruka, ariko akenshi sinzi uwo mwuka, kuko umwuka uwo ari wo wose ntiwagira umwuka ngo urenge ubwenge bwawe. Ibyo ntibishoboka. Umwuka ntiwagufata ngo ugireho aho urenga ubwenge bwawe. Donc ugira umwuka ukanezerwa, ariko nanone ugasigaza ubwenge bukuyobora. Yego, ukavuga ngo ndi mu rusengero, icya kabiri ndi imbere y'abantu, icya gatatu ese kino kintu nagikora ntikigende neza byagenda gute?
ni ukuvuga ngo ahantu tuba turi za gahunda tuba turimo turi hariya mu rusengero turi imbere kuri rutari daboro ni ahantu hubashwe. Icya kabiri ni ahantu tuba turi benshi. Icyo gihe ndatekereza ko ari ahantu tugomba gufata neza. Ikindi ntabwo umupasiteri iyo atanze igisirimba ni musirimbe ntabwo abwira umupasiteri, ntabwo pasiteri ababwira ngo ni mwambure inkweto, ntabwo pasiteri ababwira ngo ni mugire ibindi bisigaye bakora ni ku giti cyabo. Burya akenshi batangira kuvuga ngo keretse wenda iyo muri rya torero ibintu bibaye 2, 3, 4, 5 icyo gihe pasiteri barashobora kumublaminga, barashobora kumubwira nti pasiteri biriya bintu ni muri rya torero, bariya bahungu nabo muri rya torero. Ariko iyo ibintu bibaye 2, 3 biba byarengeje iki urugero. Mu by'ukuri tugomba guhana n'inama n'icyo abantu babereyeho. Ni nka kujya twavuze, ntabwo tureba gusa ibibi, tugomba kureba n'ibyiza. Ni nka kurya umuntu yagwa mu cyaha, ni nka kurya umuntu yakora ikosa mu ikanisa. Gusa wenda icyo dushobora guhanura bariya basore n'abandi bakoze biriya, ntabwo Imana yaduhaye umwuka. Nagiye mbona bamwe ngo ubu ngubu mu makanisa atandukanye ariko se y'abanyamurenge bakabakubita, ugafata inkoni ukamucanira neza ukamukubita mu bitugu umuntu akagwa hariya. Izo nazo iriya nayo ni imyuka. Yumva none se abantu ubu ngubu muri Kenya hariho itorero rimwe rihari bahabisonzesha kugeza umuntu apfuye. Urumva none se dukore biriya bintu kandi wenda ntawe ubizi nimba baba basenga mu kuri kugeza bapfuye ko baraja mu ijuru, wenda tubifate gutya. Ariko se umwuka waduhaye ni ukugira ngo twisonzeshe kugeza dupfuye? Oya, hari ibintu byo kwitondera. Kandi bitewe nyine n'ibihe tugezemo, ikintu cyose iyo utitonze bazavuga ngo nuja gusimba agira gute asubira inyuma. Kuki ugize neza gukora ngaho abakristo biyahura, reka nkoresha iryo jambo, kuki pasiteri we atisonzesheje ngo apfe? Hari ikintu tugomba gutekerezaho. Pasiteri niwe mukuru utagomba gupfa, abakristo bapfe. Kuki iwe atabaye urugero ngo abanza apfe, none abakristo bavuga ati intwari yacu yarapfuye iradusiga? Kuko Yesu yaravuze ngo nije nzira y'ukuri n'ubugingo, sibyo? Kandi Yesu ntacyo atakoze, ibyo yakoze byose kwari ukugira ngo atwereke urugero, sibyo? Ijambo ry'Imana riravuga hano mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa 1:8, icyakora muzahabwa imbaraga. Eske imbaraga zirimo ingeri zingahe? Cyangwa se ziriya mbaraga turazikoresha gute? Nimba tuzahabwa imbaraga, nabo bazahabwa imbaraga. Abo mvuga ni abatizera. Urumva? Iyo tuvuga ngo umuntu yasaze, tumumenyera kuki? Kuko hari bamwe bazi ngo umusazi ni uwagiye mu bitaro, ndabeshe, cyangwa umusazi ni watoye amabuye. Hari umugusara gutandukanye cyane. Nimba numva ko ibintu byandenze, sibyo? Turacyari mu kiganiro ntitwataye si. Yego. Nimba numva ko umunezero wandenze, kurira kagusimba kakurira ku mutwe, ngatera pompage, kuko intaja muri gym ngo nzitere. Kandi niho ushakira imbaraga. Tandukaniye na wa muntu waterura ibyuma, wa muntu ko araterura ibyuma kandi ko arategera indirimbo, nawe yanezerewe kuko ntiyagiye muri gym atanezerewe. Yego. Nanje ndi imbere y'Imana, ubusanzwe igihe c'abatambyi byagendaga gute? Ninde wajaga ahera? Ni wa mutambyi urya ubayoboye ku rugero ni nka pasiteri w'uyu munsi. Tekereza, genda munshakira inuma, sibyo? Muzizane kandi uzane inuma idafite ibara na rimwe. Uzi ukuntu inuma iziguruka? Ufashe inuma urayizanye, bagusengera, bakwakira imbabazi, wazosubira mu byaha? Tekerezaga rero nawe uhagaze hari imbere, uranezerewe, wakuyemo ibirato, urasimba mugenzi wawe umwukuri,
muzahabwa imbaraga. I think David reka nkubwira aho hantu tekereza ko abantu benshi iyo yumva ngo yuzuye imbaraga yumva ari nko guta ubwenge, yumva ko nyine izo mbaraga zamurushije control. niko numva nigeze kubibona cyane muri biriya bihugu twavuyemo, yafatwa n'imbaraga akaza yikubita hasi akivuruguta, bagira ngo bamufate, umuntu nyine akaba umusazi, ukabona yagize gute, yasaze. Abenshi tekereza ko ziriya mbaraga iyo yumvise ngo ni umwuka wera, ni igisirimba yuzuye imbaraga, ega nikikwereka ahubwo ko wuzuye imbaraga z'umwuka wera uvuga ku ndimi. Icyo nicyo cyerekana imbaraga, ko wuzuye umwuka wera, cyerekana ku ndimi. Uzi ko nta musore w'ubu ngubu ukikuvuga ku ndimi? Barazivuga ariko ntiwumubwira ngo asobanure. Oya, no kuzivuga ntibakizivuga. Numvaga hari bimwe n'abazitiza kuko ntabakivuga ku ndimi, kuko nimba uvuze ku rurimi udashobora gusobanura, wanditse amandiko, hagomba kuboneka umuntu ugomba kuyasobanura. Nimba muri biriya bisirimba byose tuba twiruka kuriya, nta n'umuntu n'umwe ushobora gusobanura ayo mandiko. Dutandukaniye n'undi muntu uri mu kabare we. Hari abari mu kabare tuzi ngo ni abapagani. Yego. Kandi tukaba tubona ngo umuntu uri hariho asirimba niwe mukristo. Tugomba gutandukanya ibintu cyane. Reka tuvuge ku rugero. Uyu munsi birabaye, piano zivuye mu makanisa. Piano zivuye mu makanisa, dusubiye ku ngoma. Iyo image kurayibona bake. Jewe nzi gusirimba ntorigumamo kuko nyine kuko wowe utazusirimba. Sinzi sirimba. Biriya bintu hari uvuze ikintu ciza, buriya ama service yose dukora hano, ta service izirenza amasaha 3. Muri ya masaha 3 tugira isaha imwe yo gusirimba, yo gutambira Imana. Noneho ugasanga muri ya saha imwe dutambira Imana, niho dukeneye twese gusirimba, kuzura umwuka wera, kandi dufite isaha imwe. Ni isaha ntigeze, irimo no kuririmba. Noneho reka nguheze urugero. Kubera iki tuniganira muri ya saha imwe dufite ibyumba by'amasengesho tutafitemo sente? Kubera iki bataza ngo baze birigwe mu byumba by'amasengesho? Iwabo ho Imana imbabare kunayige kubata se, iwabo ho babona umwanya gusenga. Umwanya wo barawufite, ariko uriya mwanya nka kuri wari uvuze biriya bintu byo gusirimba, n'amasente ngo se yogenda ni bakeya. Selo n'uburyo gusa igisirimba ni ciza, kandi mu by'ukuri nka kujya nakubwiye 95% igisirimba ko kirafasha urubyiruko. Igisirimba kirabafasha kuko muri ibi bihe abumva ijambo ry'Imana ni bake, abasoma ijambo ry'Imana ni bakeya, abasenga kugira ngo ahumirize avuga amagambo 5, 1, 2, 3, 4, 5 ahasenga ni bake. Ariko ahantu dusigariye ni ku gisirimba, which means ni cyiza, ariko tumenye ko tugikora. Kandi hari ibintu abantu bishizemo mu nta mwanya by'ukuri. Gusenga ntibisaba, nashobora kuba ndi mu kazi kanje, nashobora kuba twicaranye ngasenga ntunabimenye cyane. Gusenga si ngombwa ngo mfukame hariya bambone, siko bigomba kumenya, cyangwa nje ku rusengero. Abantu biwacu rero baravyitiranya, rero naho rero bavyitiranya. Ega n'ubu ngubu tugomba gutandukanya ibihe tugezemo, cyangwa se miliye tugezemo, kuko kubera kubura umwanya. Ariko hari igihe mu kazi tuba dufite amabureke, baguhaye bureke y'iminota 30. Bureke ya mbere urabanza ufungure, wenda ufate lunch. Bureke ya kabiri barongera baguheze indi 30. Ese iyo 30 ya kabiri ni ya WhatsApp. Ndabeshe se keri irashize. Ya WhatsApp irashize. Ya WhatsApp kandi muri ya mbere ni ya bureke rero. Muri WhatsApp harimo twatu video twabajya ariko basirimba. Noneho nawe wamutangira comment munsi.
biragoye biragoye abantu iki bagomba kiganiro gufatira tugomba kuzakigira kirekire kuko rwose hari uko wenda tuzumva